ni nk'izihe ngaruka ku giti cyawe wumva wahuye nazo, ingaruka wa facinze kubera ko mama yakubyaye muri bwa buryo? Iyo wumvise igikomere mama yagize kubera umva bimeze gute muri wowe? Ni ibintu nisanzemo ariko hari mbifitemo ntabigizemo uruhare, ni ibintu na manifestinze mu gukura kwanjye. Ibyo bikomere byarankozeho nanjye, bisa nkaho byanyafectinze mu mikurire yanjye. Abantu bagiye bumva ubuhamya bwawe n'ubundi hano barahari, kandi mu buhamya bumvagamo umwana wari uhetse, bumvagamo umwana w'umukobwa mwari kumwe. Ni uyu nguyu? Ni uyu mwana avuze byinshi, avuze byinshi ku buzima bwanjye. Nibyo kuvuga ngo hari ukuntu batubwira twebwe abakobwa iyo tugiye mu mihango bwa mbere agatubwira ngo ugiye mu mihango uzahita utwara inda. Niko bahita bababwira. Ubu ngubu nta by'imikino, noneho wagiye mu mihango uramutse utwaye inda rero n'akazi kawe gutyo bakagarukira ngo benshi cyane. Niba nakubwira bati itwara utya dore, niba bakabije bwakubwira uburyo ugomba kwitwara nk'umukobwa ukagira isuku mu bijyanye n'imihango bikarangirira, cyangwa mu bijyanye ni ibintu biri hejuru ariko batinjiramo indani. Numva ko rero isezerano buri ababyeyi hari igihe umwana atsinduka amuga ngo uzamujyana Amerika, uzi ko na hariya Nyabugogo utazagerayo. Rero niba uri umubyeyi ntukinishe ibintu abana. Umwana yavuze ngo niwiga neza nzakugurira igare, rwanisha kuzarigure. Uyu munsi wenda wavuga ati kubera iki, ariko naramubwene nurenga aho narenze. Kubera yuko amahirwe mama ngwanira ishyaka arangeragereza ajya angererayo. Hako hari umwana ushobora kuba ageze sino saha ajya kwitigitira ikigo, akishakira na kwitigita aho warutakaye. Kuryo nta kibazo niko bigenda, none nugutigita nyine bikomeye. Pastor niko biba bimeze. Erega nanjye bijya kure nanjye nize kumutigita. Wavukiye hehe, wakuriye hehe, wigiye hehe, n'ibindi bitandukanye kuri wowe, background yawe muri make? Navukiye mu gihugu cy'u Burundi, nza mu Rwanda, nkurira mu Burundi, ndongera ndagaruka. Navukiye mu Burundi. Wavukiye Burundi ahagana he? Mama yarakubwiye? Yego ndahazi. Ni hehe? Bujumbura. Mu bitaro byitwa Prince Jean Charles. Nkurira i Burundi, nza kuza mu Rwanda. Mu Rwanda mwabaye hehe muhageze? Twabaye he? Mugarutse muvuye Burundi mugarutse mu Rwanda ni hehe wabaye? Mu Kimisagara. Kimisagara. Nanubu. Amashuri yatangiye? Amashuri nize gardienne muri Uganda. Niga primaire mu Burundi. Watangiye gusa. Gardienne wayigiye muri Uganda? Nayigiye muri Uganda. Primaire nyigira i Burundi. Uyigira i Burundi. Secondaire nyigira mu Rwanda. Mama yari mukerarugendo ariko nyagasani ntatakura umuntu ko nokuri. Ibaze ko warigiye primaire maternelle muri Uganda, gushana gusanga nabwo warigaga nabi, wenda mama arabitubwira, ujya mu Burundi ujya primaire, ushana gusanga haravuye utayirangije, nyagasani akaguha ubumenyi uza muri secondaire mu Rwanda. Wize mu bihe bigo muri secondaire mu Rwanda? Nize kuri Saint Peter Igihozo i Nyanza muri tronc commun, niga no muri collège d'optionalité muri A-level. Wize biki? Bya bindi wize bya by'imisoro na gaston. Imizingahe? Uvuga Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, ngeragezamo n'Ikirundi kuko nabayeyo. Deborah nawe uzi Ikirundi? Kuko aho yabaga niwe wabaga hamujyanye. Oya i Burundi narahamubyariye. Warahamubyariye? Noneho duhita tuza mu Rwanda. Nzi Ikirundi bwo yakimenye? Yongeye gusubira i Burundi icyagiye nari ntangiye urugendo rw'uruzerehero musuhaye se icyo gihe nari ngiye Dubai. Namujyanye namwereje afite nk'imyaka hafi 5 gutyo ari muri maternelle. Urumva ndacyumva yego ariko ntago nkivuga. Ntago kivuga. Nese wakimenye gute wowe Keza? Nabayeyo, nakuriyeyo. Wakuriyeyo? Yego nakuriyeyo. Uvuga ngo uvuga Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda,
n'ikirundi no kukurirayo mbasha kumva n'igiswahili nkaba nasubizamo gakeya ni sawa kuko mu Burundi bakoresha cyane ikirundi n'igiswahili n'igifaransa so nabwo mfiteho akanusu uvuga igifaransa n'icyongereza ubivuga kuri level imwe ubivuga neza ndagerageza bivuga neza shabyihorera ntago ari nka ba mama wawe nubwo abaye muri ibyo bihugu ariko yashakaga ubuzima pastor avuze mu ncamake aho yakuriye aho yavukiye aho yigiye aho yasoreje amashuri yisumbuye ariko nk'uwamubyaye nk'uwabanye nawe nk'uwanyuranye nawe muri ibyo bihugu abantu bashobora no kuba batazi impamvu yakuriye aho hantu hatandukanye kandi ari umwana muto kuri 19 unashobora kwibaza ati se byagenze gute uburi hamwe ndashaka kutubwira uko byari bimeze amaze kuzuza imyaka 2 ntabwo nashoboye gukomeza kubana na se nkuko wenda nagiye mbivuga mu buhamya bwanjye ntabwo nakomeje kubana na se hama kubera wenda igikomere naringize cyo kwangwa na se kandi wenda namukundaga cyane noneho ndavuga nti unsigaranye ikese kwa kuntu uvuga uti urumva no mu miryango wabwa wabaye igicucu byinshi cyane agiye mbivuga mu buhamya ariko kubera ya miryango yamaze kugutera icyizere amashuri urabona ntayo gikomeje umwana ufite iyo myaka 2 urumva niba ari 19 ubwo nawe mfite 21 ntabwo ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ugiye kurera umwana ubwenge bwanjye rero bwese buvuga tuti igire hanze noneho na generation urimo irakubwira amahirwe yo kwigira hanze ubwo rero nuko nafatanye nawe urugendo kuva afite iyo myaka 2 ntangira rero ya struggle nakoze yo gushaka kujya hanze mpiga ubuzima ngo ndebe birananira ubwo aho nafatwaga nkafungwa naye kumwe nawe aho naviyorwaga narindi kumwe nawe urumva nakana gato keza warafunze kandi bakomeje ko wafunzwe urumva rero ibyo bintu byose nanyuzemo aho noneho byose byanze niho naje kuba muri Uganda niho naje gutangira kubera nta yindi choice wenda nabonaga icyo gihe ndavuga reka nkore uwo mwuga w'uburaya aho rero muri bwa buzima icyo narwanagaho no kubona ko umwana nanjye nagumana umwana wanjye kuko icyo navugaga mana uyu niwe muntu wenyine mfite ko navutse turi bani wacu bose barapfa na mama n'umugabo we bose noneho niwe muntu nanjye nabonaga muri ubwo dufaranga ducyukura ku muhanda umwana akiga nuko yagiye maternelle uko ugenda rero ntinda muri bwa buzima niko naje kugenda nyine nkura n'abandi bavuga ati Dubai bimeze neza kandi noneho nturi bugendana umwana kuko struggle zo kugendana umwana nazo nabonye ingaruka nyinshi byari nabibonyemo byabaye ngombwa rero ko nijishura niko mvuga fasha umwana ndohereje ndavuga ko ndayamanitse ndamwohereza ubwo rero muri iyo nzira nibwo noneho yagiye mu biganza byo kwase ajya kwiga i Burundi umva nge namwohereje arangije maternelle primaire ahita ajya kuyiga aho rero naje kuzagarukira mu Rwanda naje nanjye bitanyoroheye nzanye undi wa kabiri kubera bwa buzima nyine ubugenda unyuramo njya no kurera uwo mwana umva sinongeye kubona amahirwe yo kuba nabona uyu kumusura n'iki haciye mu yindi myaka ariko umwana byumva ko mpari nanjye mbizi ko hari ariko ntafite ubushobozi kongera rero kuzahura n'umwana ukagerageza ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ngo wamubonye ukamusura karakara ugasubirayo akarira kuzageza aho ufata wa mutima ni igikomere ufatana n'umwana nawe mukagikomerekana noneho ya mana rero icyo gihe noneho nari naranakijwe n'abamenye gusenga nkajya ninginga Imana gusa yaje kumpa ayo mahirwe rero yuko mufata gutya mu biganza aribwo noneho Imana yamumpaye ageze muri secondaire nuko yize primaire rero muri Uganda yiga nako maternelle muri Uganda primaire mu Burundi secondaire abajina kubw'amahirwe ariko numvise warize ahantu heza uri n'umuhanga hano Nyagasani yakoze akazi kabisa byagenze guteze ngo iki keza ni amahirwe byagenze guteze ko bumvise struggle yakuriyemo uko yavutse nuko yakuze ubushobozi bwo kwiga ahantu heza bwavuye ni aba ari amakuru maremare nk'ubwaza nari ndi mu rugo
ariko ntago nari mfite ubushobozi bushoboka. Iki kintu ndakibuka nanashimira umupadiri nahuye nawe ku Gihozo. Urumva umwana araje, urumva ko ari ikintu ukwiriye kumuha ariko ntubishoboye, kandi umwana aje azi ko wubatse, aje azi ko bya bintu yari yarabuze imyaka yose aje kubibona, aje asanga nawe utarabigira. Kongera kumubwira ngo ntabyo, urumva aviyo yaje mu mutwe w'abana benshi bavaga, urumva doctrine nako icyo kigo cy'Igihozo kiri Nyanza. Noneho abana benshi bavaga rero mu Burundi bakaza kwiga hariya i Nyanza na za Butare. Yari afite ayo makuru menshi cyane yahe Nyanza, ambwiye ikigo jya ndabyibuka ko namubwiye nti ntugire ikibazo, ariko nari nizeye yo mu ijuru, ntugire ikibazo. Urata amafaranga nayo nari mfite. Ibyo ngibyo padiri wo ku Gihozo arabizi. Naragiye mfata umwana n'ibintu njyayo, ngezeyo mbura padiri, kandi numvaga hari ijambo rijya rivuga ngo umwenda watabutse ahera wigererayo. Ndavuga nti ndi bwigerereyo, nshobora guhura na sekreteri ntanyumve, n'undi ntanyumve. Ndabyibuka, ndabizi ko ankurikira igihe cyose ajya nkurikira. Nahise njya muri biro, icyambere naraturitse ndarira, umwana yari ari hanze. Ndamubwira nti mubyeyi, icyo nzi nuko nkorera Imana, gihe kimwe nzakwishyura, ntabara umwana wanjye yige. Umwana mfitemo padiri wo ku Gihozo arabizi. Umwana mfitemo ibyiringiro ko nshoboye kumwishyura, ariko nje imbere nk'umuntu uzi Imana, kandi nanjye ndayizi Imana ukorera ni intabari kunyuzemo. Hanze yarazi yuko nyiri uri nko oya uyu nari nayamubwiye, naramubwiye nti ntacyo mfite, ariko mfite Imana irakwigisha muri kiriya kigo. Padiri ndebye arambwira ati se nuko ntinguhaye ibyumweru ngiye gusenga Imana izancira inzira nzayazana, ariko mpa amahirwe ibyiringiro uriya mwana mfitemo abimboneremo. Aya mahirwe ngusabye yame nanjye Imana irayampaye, impaye umwana wanjye mu kiganza, mpaye amahirwe umwana wanjye yige muri iki kigo. Padiri arandeba aranyitegereza ahita ambwira ngo madame, anyandikira agapapuro ambwira ngo genda babwire bashyira umwana mu ishuri. Natashye nishimye, ndavuga ngo Mana uranshyigikiye. Amafaranga yaje kuboneka ateze n'ubundi buhamya, n'ubundi buhamya utaza kuvugira, ariko n'ubundi buhamya bwinshi inshuti abavandimwe ubona makeya. Nari namusabye kuko ngenda nyabona, ngenda nongeraho. Urumva ubu ufite inshingano nyinshi, icyo gihe nakoraga umurimo w'Imana, hari inshingano nyinshi uburimo, ukahura na situation ukavuga ngo Imana inyemerere ko nanjye mbaye umubyeyi, impaye amahirwe. No kugeza hejuru arangije niko wagiye ubigenza. Uko ugenda ubana n'Imana igenda ica inzira, arangije ntagifite icyo kibazo cyane, kuko Imana yagiye ica inzira cyane rwose. Arangije nawe arabizi tutagifite ikibazo cya minerval. Iyo wumvise igikomere mama yagize kubera wowe, ndimo ndasatira umushinga wawe, wumva bimeze gute muri wowe? Ni ibintu nisanzemo, ariko hari mbifitemo ntabigizemo uruhare. Ni ibintu na manifestinze mu gukura kwanjye. Ibyo bikomere byarankozeho nanjye, bisa nkaho byanyafectinze mu mikurire yanjye. Uko byagenda kose byakugizeho ingaruka, ntabwo ari bisi. Uko byagenda kose bikugiraho ingaruka, kuko no kuba tukibivuga kuri Disneva, hari n'abandi bana badukurikiye cyangwa ababyeyi babo nabo baba barahuye n'ibibazo. Ntabwo igikomere burya wavuga ngo cyavuyeho, wabikuriye. Nabibayemo ndabizi, byangizeho ingaruka nyinshi cyane, ariko kubw'amahirwe ndahagaze, ndashikamye. Niki cyatumye kugeza uyu munsi uhagaze? Wowe na mama mukaba museka nyuma y'igikomere yahuye nacyo, nyuma y'igikomere nawe wahuye nacyo utaranabihisemo. Urumva wowe aho papa wawe na mama wawe bahuriye, ibaze ko utanahisemo kuhavukira. Mu buzima nizera ko ndi umunyamahirwe mu byo nabayemo, nshingiye ku buhamya bwa mama n'ubwanjye. Mpora numva ko ndi umunyamahirwe, nako ndi nawe, kuko ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuba muri ubu buzima. Nkaba wenda ntaranyweye ibiyobyabwenge, ntarasambanye, ntaratwaye inda, ntarariyahuye, cyangwa ntaranabaye n'umuswa, ntaranarwaye umutima. Ni amahirwe kuba meze uko ndi nonaha. Urumva bimeze gute Deborah? Njyewe muri Disneva ishize uyu muntu wari ufite n'igikomere, ese ubu ngubu cyarashize bigera igihe kigashira mu muntu ku buryo icyo gihe ntabwo kuri Disneva se twitugira ngo ubu wakagitangira. Wagitangiye ryari? Ugitangira wamaze kumubyara, kuko erega
iyo ndabo hari igihe umwana yibwira ibintu byinshi niyibyara bazankunda bazangira ute ahubwo wayibyara akaba ari bwo ibintu biba bibi ujya kubyara wumva bazahita bagushyira mu nzu ahubwo bakaguta ku muhanda ujya kubyara wumva uzaba umwamikazi ugahita uba urumva ibyo byose rero iyo twiteho rero numva nishimye kuko no mu cyifuzo cyanjye kiri no mu bituma mushyigikira nuko kuva umunsi namufashe gutya urumva namufashe ari muri secondaire natangiye gusengera uyu mwaka wa 19 uyu mwaka wa 19 niwe wishe inzozi zanjye zose ngomba kwiga nkarangiza university nkagira uyu mwaka wa 19 wahise unkura mu bakobwa b'abahanga kandi nari umuhanga uyu mwaka wa 19 wahise umpindurira izina ndeka kwitwa umukobwa uzi ubwenge mbikirara mbicyomanze kubera ubwo buzima mpinduka umukobwa w'ibiyobyabwenge kugira ngo uryame usinzire uyu mwaka wa 19 uragenda unyinjiza unkura mu babyeyi unyinjiza ku bindaya rero ibi bintu byose narwanye nabyo nge sinigeze mbona umuntu umbwira hari igihe uhura n'ikibazo ariko umuntu ahubwo ati ihangane bishobora kuzongera uwo muntu ashobora kugukomeza ariko ntawe wabonye kandi nta n'uwo ndenganya sibyo nta n'uwo ndenganya biranashoboka ko banavuze wenda sinumvi uyu munsi rero mfite amahirwe ku mwana wanjye anyumva turi inshuti kandi mu bintu nagiye mubwana namubwiraga uzamfashe ntuzagwa aho naguye icyo kintu uyu mwaka wa 19 nawe agezeho na ntuzagwa ahantu naguye uzaba umpaye intsinzi kandi ntuzagwe mu kintu cyose naguyemo nunkorera icyo kintu uzaba uri umukobwa mwiza nzakunda nzashyigikira mu buryo bwose numva ko rero isezerano buri ababyeyi hari igihe umwana atsinduka amuga ngo uzamujyana Amerika uzi ko na hariya Nyabugogo utazagerayo rero niba uri umubyeyi ntukinishe ibintu abana umwana yavuze ngo niwiga neza nzakugurira igare rwanisha kuzarigure uyu munsi wenda hari wavuga ati kubera iki ariko naramubwiye nurenga aho narenze ntumbere umukobwa umbabaza wumva ukuntu ngenda mbwira abantu ibintu nanyuzemo uzamfashe ntibakumbonemo umwana akabinkundira umwana akaza mama nanyuze aha mbona ubushuti bwa bushuti nanjye ntabonanye undi muntu kuko mu gikomere nagize ni ukugira papa hafi aho ntakwereka ubushuti ni ukugira mama ntakwereka ubushuti yaza kuba inshuti yanjye barambwiye papa ariko njye umwana wanjye namubaye inshuti mubwira kuva ndi uruhinja mubwira aho naraye mubwira aho nagize uyu munsi kuba turi kumwe ni uko ibyo nanyuzemo we abibonamo umuti kubera yuko amahirwe mama ngwanira ishyaka arangeragereza ajya angererayo hako hari umwana ushobora kuba ageze ino saha ajya kwitigitira ikigo akishakira na minerval kugutigita ahubwo warutakaye buryo nta kibazo niko bigenda none nugutigita nyine bikomeye pastor ariko biba bimeze erega nanjye nijya kure nanjye nize kumutigita urumva abo n'abana bose bigeragereza kuko babona ababyeyi babo situation barimo ntibari kuzikuramo nabo bana arabona nta cyizera yibonamwe muri we n'ababyeyi be ibyo byose rero ugasanga ngiye ntibarakunda umunyamahirwe ko nagiye ndeba ahantu hatandukanye akugana baraga nk'ikitegerezo ndavuga ati ngomba guhaguruka atabaye ari ngiye abandi kandi mu buzima nizera ko twese tubereyeho kubw'abandi se rero urafashije cyane atabaye wowe yabandi atabaye ngiye yabandi yes ako pastor urabona ukuntu ufite umukobwa w'umuhanga we ntabwo nanjye ndi gutungurwa nk'uko uri gutungurwa utangiye gufashwa we urumva ibyo byose rero ni ibintu byaninzemo ariko nkabigumana muri nge kuko nagize amahirwe yo kugira mama umba hafi ariko hari uba ufite ibibazo byinshi cyane hari uba utazi ibyo ari byo hari n'ushobora kuba azinga abakobwa bose baterwa inda aba ari ubwa mbere batewe inda bagahita bajya cyangwa basanzwe babijyamo nyamara ni ubumenyi buke ushobora no gusanga baterwa inda ari ubwa mbere ushobora no gusanga ari urukundo ushobora gusanga ari ubujiji ushobora gusanga babashutse ibyo byose nshaka kubishyira no kutigirira icyizere nk'uko wabivuze kubera yuko mama nabaga mfite ibibazo byinshi cyane mu mutwe wanjye nkabura ubisubiza nabaga mfite ibyo ntazi nanjye nkeneye ariko nkabura uburyo wumva hari ukuntu wumva ko hari ikintu ubura ariko utazi n'icyo ari cyo then umunsi nabimenye ko naburaga mama ariko mbyaje
nibwo namenye ko bwa bundi bya bindi bishobora kuba ari kuba ntaragize affection y'umubyeyi hari ukuntu uba ufite ibibazo byinshi cyane nabyo ni bimwe mu ngaruka ntubone ubisubiza wanabisubiza ntunanyurwe ibyo ni bimwe nanyuzemo nariyanze wariyanze nariyanze kuko ntago akuzi kubona abandi bana bameze neza n'abandi babyeyi babo wowe umuntu yakubaza ngo mama wawe ngo ari he kuki atabana na papa wawe cyangwa wowe kuki umeze gutya niyema ukaba utanabona uburyo ubisubiza ntubone igisubizo ubwo wasubizaga iki turi muri zangara naravugaga ati ntawe uharari mu kindi gihugu yagiye mu kazi cyangwa nkashaka ibindi bintu mbeshya ariko byaga bitandukanye mu buryo bwo kubishyira ku ruhande baba baretse kubimbaza ariko ni ibintu byansigagamo imvune so kwiyanga ushobora kugiramo depression kumva mu buzima bwawe niyo mpamvu ubundi wavutse ushobora no kutabyibaza ariko ukibaza ku cy'ababyeyi bawe batabana kuki ngiye byambayeho kuki ngewe ndi guhora nzenguruka ko urumva niba nizaha ubwo nkasize inshuti nkasize umuryango ngiye mu kindi gihugu ngiye gutangira ubundi buzima ubwo urumva mvuye mu gifaransa ngiye mu cyongereza ngomba gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo nsinde ubwo urumva n'icyo gihe ndi mu Rwanda mvuye mu Burundi nsize papa ukubyumva ngomba gushaka uburyo niyadapta na systeme y'u Rwanda ngomba gushaka uburyo niyadapta na mama ni ibintu n'urugo rwe mvuye mu buryo mbaho ndi njyenyine ndi umwana umwe nje mu muryango mama afite undi mugabo afite abana tutavukana kuri papa ni ibintu byansabye imbaraga nyinshi byansabye igihe cyinshi ndakererwa cyane kugira ngo nanjye mbashe kugira icyerekezo nk'icyo abandi bana bakagize mu buzima bwiza cyangwa kuba warakuze mu muryango umeze neza mu byishimo mu mahoro niyo byaza ariko ntibyafekitinga abana ni ibintu byansabye imbaraga nyinshi cyane byandemereye cyane ku buryo ntifu kugira ubucuti nabo amahirwe njye nagize nkanjye nuko naganijwe na mama nuko yambaye hafi ese atangiye kukuganiriza ryari Keza nijya yatangiye kukuganiriza rero mwana wanjye witwara utya umukobwa yitwara atyagira atya yagize atya bigendo yatangiye kunganiza kera ariko bitewe n'igikomere nari mfite natinze kumwumva natinze kumwumva kuko hari ibintu butabasha kwakira mama imyaka yose ishize mutabana ariko noneho ari kumbwira ngo arankunda cyangwa ngo arifuza ibi n'ibi ntabwo ibintu bipfa kubifatira rero ibyo byose ni ibintu biremereye njye nakererewe gufata nakererewe gukurura ntabwo rero nifuza ko hari wabinyuramo nawe kuko haracyari amahirwe imbaraga zacu ziri mu rubyiruko bya nibyo kuvuga ngo hari ukuntu batubwira twebwe abakobwa iyo tugiye mu mihango bwa mbere agatubwira ngo yewe ugiye mu mihango uzahita utwara inda niko bahita bababwira aza kubera abantu bahamura abakobwa ubu ngubu nta by'imikino noneho wagiye mu mihango uramutse utwaye inda rero n'akazi kawe gutyo bakagarukira ngo benshi cyane niba nakubwira bati itwara utya dore niba bakabije bwakubwira uburyo ugomba kwitwara nk'umukobwa ukagira isuku mu bijyanye n'imihango bikarangirira cyangwa mu bijyanye ni ibintu biri hejuru ariko batinjiramo indani so ngewe rero ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa agakura yirwariza we abyimenyera ashobora gushaka nawe makuru akajya kuyashaka ahantu hatandukanye yagira amahirwe akayabona heza ariko abenshi tuyashaka ahatari heza wagira amahirwe ukabona amakuru atari meza bitewe n'abo ubanye nabo cyangwa n'abo wizeye ukaba wagwa mu mutego runaka utazi uburyo ugomba kubyitwaramo ko iterambere ryacu riri mu rubyiruko reka rero tubifatirane hakiri kare turinde imitima y'abakobwa b'ejo bundi nibo bazubaka urugo umukobwa utahawe urukundo azaruha umugabo azaruha abana oya umwana utarahawe affection cyangwa icyizere muri we azihangira umurimo oya ayigira ku muhanda kunywa itabi azajya muri babandi bamubwira ati inywera inzoga inywere byeri n'ubundi ibyo rero ni ibintu nshaka nkanjye nk'uwagiriwe amahirwe simbinyuremo ariko ayo mahirwe nuko yanganirije akamurikira byose nifatira umwanzuro ngiye ku giti cyanjye ndavuga ngo bino bintu ntabwo nshaka kugwa mu mutego wa mama ubwo njye mbibara nk'amahirwe rero ndifuza guhesha abandi amahirwe kugira amakuru kuri ibyo ngibyo uretse gato Keza ariko uri umuhanga imyaka 19 kabisa
ushaka gusangana mama wawe kuri Disney nawe yari umuhanga nka gutya njye sinarenzaga abana batatu muri batatu ba mbere ku ishuri abana bankurikiye bose umva n'ibigo biranze n'abantu bose baranze sare urumva kumunaga mu mazi naramushakaga kumufata nkamugendana urwo rugendo naramushakaga ariko ibibazo burimo bimukwambura ureba sibyo bimukwambura ureba ukamubura ureba ariko uyu munsi nicaranye nawe wowe wafashe umwanya wawe ukareba ubutumwa ukaba ubugejeje ku musozo turagushimiye niba utarakora sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo ujye ubona ubutumwa bushyashya wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification za video nshyashya ufite igitekerezo ufite icyifuzo cy'uko twavugurura uyu murimo twandikire hasi muri commentaire urabudufashije ubu butumwa bwohereza bagenzi bawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha urabudufashije kwamamaza ubu bwami uhabwe umugisha